kahe umva kiboro cyo cyoroshye bwa danje karasi ko gasese yira hirya aka ko gasese yino hirya nahagaze ku giti ko yakahagamye mo nyina Tanzania ku video on TV. Uyu munsi tukatuje kubereka imashini y'agatangazo twakoze, kwa imashini ntago navuga ngo imashini automatique, ni imashini manuel, ariko ubwo buryo bwose tuzagusobanurira. Ushobora gukurikirana iyo video yose mpaka kugeza irangiye, niho wasobanukirwa uburyo ikoramo. Murabona ko ari imashini imeze neza. Ikaba ifite n'uburyo bwano twakoze ku ruhande. Bityo rero ubu buryo twakoze ni uburyo bwiza bushobora kuvukisha neza, kuko natwe ubwacu byadutunguye, kuko twebwe duhora turi mu bushakashatsi. Ikindi nakwibutsa ko ntugire uzakoze subscribe, kuko iyo ukoze subscribe bigufasha kubona video nziza dukora notification zawe ngaho ku telefone yawe, ukabona ibiganiro twasizeho kugira ngo dukurikirane neza gatanu ku gatanu. Yatanga ati zubi iyi mashini yavukisha gute? Kagira ngo ni ku munsi wa kangahe wa 20 ndi kuzishara kubera ko nta kintu gihari etajeri rusa. Saa 10 ngaho saa 10 nayigeze hano. Sugo aranyamatsiko urumva ati meze bite kuko bimeze bitera sha uko nasiga muri amagi make impamvu cyagenye no wampamagaye warananiwe kwihangana bavati atese wowe wabone nkuko zavutse zishimishe byatari izi kuzigabanya nzishira hano kwa ko zikuza kwa gaga politika watubura kana karito akaye cyari ruzuri munari bo ngingaye nkijana karaze gusa ijana se gusa n'uburo ubwo rero ni kugira ngo umuntu ashire ariko zikuza hano nuko hashusha zose niho ziri ino kuri no hari rwino uziko tujya kubigenza zirimo zapfara uziko tujya kubigenza se mani mani dushobora gusanga mu gitondo zapfuye mwana ako ni gizo karaguye ushobora gusanga mu gitondo zapfuye uzi mpamvu se kari kaguye nyine naguca kuryama naho zibura umwuka zibura umwuka kabisa tratwoje tubiturishe ariko hano reba ino ijya n'uburo hano rero hano no kubara nkuko baramasaka sha umva gusa se uzizi umuntu yavukishaga ariko nyine ubu birenze kwemera kabisa shiramo nk'iyi ngiyi imeze fresh iyo izo zaho ziratuje nyine guca wazikoze nyine isamani urabona ko zimeze fresh hano hasi akadutowe ndi twigereka hano hejuru singaye nguko bityo rero ubu buryo twakoze ni uburyo bwiza bushobora kuvukisha neza, kuko natwe ubwacu byadutunguye, kuko twebwe duhora turi mu bushakashatsi, turakora tugahomba ubundi tukunguka, ariko kiba kigambiriwe aba ari ukugira ngo abakiriya tuzabahe ibintu bizima. Ngambira kuvuga ngo wenda ngo twavukishije nyinshi, kuko twebwe iyo turi gukora imashini tubanza tugashyiramo amagi tukamenya ikigero bavukishijeho. Hari igihe tunahasha amakanga kuvamo bitewe n'ubushakashatsi turi gukora, kugira ngo nuza kugura imashini wowe ukora iyo video tuzamenye ese uburyo twakoze buvukisha gute, tukagukorera uburyo bwiza bwizeho bushobora kuvukisha neza. Ikindi nakubwira, ukeneye ibikoresho harimo controller, humidifier, turning n'ibindi byose ntarondoye nyine, amatara waduhamagara, byose tuba tubifite 5 kuri 5. Nta gikoresho washakira iwacu ngo kibure, waduhamagara kuri iyo nimero ureba aho ngaho kuri screen.